Niba hari ikintu nkunda muri iyi si ni ukwigisha ibintu bishya. Nkiga mu mashuri yisumbuye na kaminuza, kwiga mu ishuri ntago ariko buri gihe byanshishikazaga. Ariko kubera ko nashakaga kugira amanota meza, nagombaga kwiyigisha no gusubiramo ibyo nize. Ibyo nasanze bigoye kurushaho. Nakoze ubushakashatsi ngo menye ikibitera. Uyu munsi ngiye kugusangiza impamvu 5 kwiga bikugora. Ndibwifashisha amakuru nakuye ku rubuga rwa Oxford Learning n'urwa WikiHow. Impamvu ya mbere, nta hantu ho kwigira ugira. Iyo udafite ahantu runaka wageneye kwigira, ibintu bigukikije bishobora gutuma ubura ubushobozi bwo kwibanda ku byo uri kwiga. Ushobora kwibwira ko ahantu waba uri hose bitakubuza kwiga, yaba mu ntebe zo mu ruganiriro, ku meza yo mu gikoni, yewe hari n'abigira mu buriri. Ariko guhitamo kwigira ahantu hatabugenewe bigutegurira ibirangaza byinshi. Impamvu nuko ubwonko bwawe buhuza ahantu uri n'icyo hakorera. Urugero, iyo uri mu buriri utangira kumva ushaka kuryama niba waba utananiwe. Biterwa nuko ubwonko bwawe buzi ko uburiri bwagenewe kuryama. Iyo ufite ahantu wigira, ubwonko bwawe buba buzi ko ari ahantu ho kwibanda ku masomo. Ni kimwe nuko uzi ko hari imyambaro yagenewe igikorwa runaka. Kugira aho wigira byongera concentration yawe, gufata mu mutwe no kugira umusaruro ufatika mu masomo. Ikintu kimwe rero ugomba kwitondera. Ugomba kwigira ahantu hatuma wumva utuje muri wowe, haba mu bijyanye n'urusaku, ibirangaza no kugubwa neza. Bisobanuye ko ugomba kwirinda ahantu hatuma wicara wunamye cyangwa ubangamiwe mu bundi buryo. Dore impamvu ya kabiri. Ushaka kwiga ibintu byinshi icyarimwe. Iyo wihatirije kwiga ibintu byinshi, bigutegurira guhangayika no kurambirwa vuba, bigatuma ubushobozi bw'imikorere y'ubwonko bwawe bugabanuka. Niyo mpamvu ugomba guha ubwonko bwawe igihe cyo kwakira amakuru mashya aho kubuha umuvu w'amasomo. Dore impamvu ya gatatu. Urarangara. Ibirangaza ni bimwe mu nzitizi zikomeye mu kwiga. Yaba telefoni isona buri kanya, televiziyo, abantu bakuvugisha uri kwiga, ubutumwa bwa buri kanya, cyangwa se wenda ufite ibitekerezo bijagaraye, byose bituma kwiga bikugora. Ntabwo wakiga unareba video kuri TikTok icyarimwe. Ibirangaza nanone bishobora kudaturuka ku bigukikije, ahubwo bigaturuka ku bitekerezo byawe bitari hamwe, wenda ufite imihangayiko itandukanye. Buri uko werekeje ibitekerezo ku kindi kintu, bisaba akanya ngo ubwonko bwawe bwongere kugaruka ku masomo. Dore indi mpamvu rero bikugora. Ntutegura mbere y'igihe. Nkuko Benjamin Franklin ugaragara ku note y'ijana ry'amadolari y'Amerika yavuze, if you fail to plan, you are planning to fail. Iyo unaniwe gutegura, utegura kunanirwa. Iyo udapanga mbere y'igihe ibyo uziga, umeze nk'uri gusheta igihe cyawe mu rusimbi. Ushobora kwibwira uti nzaba mbikora, ariko ukisanga uri kwiga ku munota wa nyuma. Iyo utapanze uko uziga, wisanga uri kwiga umuba w'amasomo, ugafata ibyo ubonye byose nta kujonjora iby'ingenzi kurusha ibindi. Gutegura amasomo yawe bigufasha gushyiraho ingenzi mu mwanya wa mbere no kumenya aho ugeze wiga. Niyo mpamvu kuboroka ku munota wa nyuma bitajya bitanga umusaruro. Dore impamvu ya nyuma ari nayo ya 5. Kwiga ntabwo bigushimisha. Biroroshye kumva ko kwiga ari nk'akazi kadahemberwa. Ibyo bituma utagira umuhati. Iyo ubona ko kwiga ari nk'ikibazo ugomba gucamo, aho kubona ko ari amahirwe yo kumenya ibintu bishya no kwagura imitekerereze yawe, bituma wanga kwiga. Kwishima no kugira amatsiko ni bimwe mu bintu by'ingenzi mu kwiga. Uko kwiga bigushimisha, ni nako kwibuka ibyo wize byoroha. Urugero, niba ukunda kureba filime, ushobora kubwira umuntu filime yose warebye amasaha 2 nta kwibeshya. Impamvu bishobora nuko barayirebye ubyishimiye. Ubutaha nzagusangiza ibintu 10 wakora kugira ngo kwiga bigushimishe. Nzakubwira ibanga maze imyaka irenga 5 nkoresha mu kwiga. Gusa kuri ubu umenye impamvu 5 zituma kwiga bikugora.